Okay friend, twongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu yitwa Prince TV Rwanda. Ndabizi abantu benshi iyi video muyifunguye mugiye kureba aya makuru bitewe nuko mwabonye cover yanditseho ibyerekeranye na M23. Ariko nta kindi nashakaga kubereka uburyo ki wakora iriya cover iriho ari amafoto menshi ameze kuriya. Ndagira ngo abantu benshi mwabonye ko ari bakoresha example umuntu byazamuye, mwabonye ko Ruki yageze kuri miliyoni z'abasubscribers. Ni ukuvuga ngo iyo adakoresha iyi tekinike ngiye kuba nabereka ntago yari kugira bari abasubscribers bangana kuriya. Niyo mpamvu rero ngiye kuba nakwereka iyi video kuri weho ukora content zijyanye n'amakuru kugira ngo nawe ubashe kuba wagira icyo ufatamo ukabasha gukora cover nziza, kuko mbibutse ko cover nziza niyo igena views uri bugire. Okay, rero mbibutsa kuri weho umushyashya kanda subscribe ndetse umaking sure niba wakoze kuri iyo nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Okay, nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane. Turatangirana rero ni application yitwa InShot. Ndizera ko nta mu content creator udafite iyi application ya InShot. Dore imeze gutya. Okay, iyi application imeze gutya. Noneho rero uraza InShot uyikirikeho tayari. Numara kuyikirikaho rero barakuzanira ahantu henshi. Hari ahanditse video, hari ahanditse foto, hari ahanditse koresha. Okay, rero mwebwe weho warumenyereye gukoresha hano hantu handitse foto, noneho dore ikintu uzaweho gakora, uraza ugakanda hano hantu handitse uti koresha. Okay, warangiza ukahakirika nk'ibisanzwe. Noneho rero ukaza ugahita ukanda hano hantu handitse uti AI blend. Ni ukuvuga ngo aya mafoto ni AI yonyine iyagukorera. Okay, warangiza ukahakirika. Noneho sasa rero bakugeza mu mafoto yawe. Sasa rero warangiza ugahitamo iyo uri bukirikeho, iyo uri bukoreshe. Then ngiye guselectinga amafoto. Ndaselectinga iyi ya mbere, nkomeze selecting ni ya kabiri. Okay, nindangiza ndakomeza ndebe nindi ndaselectingamo nanone, selectingemo niyi ngiyi. Okay, nindangiza selectingemo niyi ngiyi nanone, nindangiza nkande hano hantu kuri kano kantu k'icyatsi kagaragaza V akangaka. Okay, warangiza ugahita ukirika. Noneho rero uhita uza hano hantu handitse uti ratio. Okay, murabizi ko thumbnail igomba kuba iri kuri 16:9. Ukaza ugahita ukanda hano handitse uti 16:9. Okay, ukahakirika gutya. Noneho rero urareba ko tumaje gukora cover yacu nziza cyane. Mwabonaga Ruki akoresha ibi bintu kavuga ati aya makava ayakorera hehe. Guys, ni application akoresha, kandi wibuke ko video ifite cover nziza ni nako ifite amahirwe yo kurebwa cyane. Okay, urareba ko rero cover yacu tayari yabaye nziza. Iyo ushaka guhindura rero uraza ugakanda hano hantu handitse uti layout, ukajya ugenda uhindura bitewe nuko cover uyishaka. Nk'ubu nshobora kuza gutya nkabihindura, nkaza hano nkabihindura, nkaza hano nkabihindura, bitewe n'ibyo ushaka wiho. Iyi application rwose ikora ibintu ibyo ari byo byose. Urareba ko ibintu byose ibyo ari byose wabihindura uko ubishaka. Okay, ubwo rero weho warebye iyi video nizere ko uri umu content creator, iyi application igiye kukugirira akamaro mu byo wakoraga byose kuri weho utazi gukora thumbnail. Nizere ko iyi video hari icyo igufashije. Jya muri comment unshimire, nurangiza umpe igitekerezo cyawe ku byo wifuza ko twagukorera. Tuzasubire no mu yindi video. Murakoze cyane.